Ese Yesu Kristo ni muntu ki? Yesu Kristo ni umwana w'Imana wagize umuntu kugira ngo atubere igitambo, yaratwitangiye aradupfira, yemera gupfa bamubamba ku musaraba ari abantu babikoze, ariko kugeza uyu munsi aracadukunda nk'abantu be Yesu Kristo, ariko abantu ntatubyumva urukundo adukunda, adukunda urukundo rusumba urwo mama wagukunda, yuko mama wawe ukora agakosa gatoya akahita akuzinukwa akaguhararuka, akavuga yuko n'ubundi kuri we nta kintu umaze, agatangira kugutoteza akakwita igicucu, ariko turebye amakosa dukorera Yesu Kristo watubambiwe cyangwa se Imana, amakosa tuyikorera ni menshi cyane, ariko yo irakirengagiza ikagukorera iciza, ariko abantu ntatubyemera. Umuntu Imana imukorera iciza, ejo we yaje gukorera umuntu akamukorera iki? Urugero, nimba wari umukene Imana ikaguhereza ubutunzi, ako kanya wiyibagiza bagenzi bawe ugatangira kubafata nka gasasiro zo ku muhanda, wirengagiza abavandimwe mwakuranye ndetse n'abo mwareranwe ndetse n'indi, mwabyo byose tubikesha Nyagasani Imana, ariko abantu bakeya bibuka ibyo Imana yabakoreye 30%. Abandi baje n'amafaranga, nimba ari pasiteri cyangwa se ukora ugundi murimo w'Imana, uhita ubivamo ukigira mu zindi mirimo zawe ziri buguhesha amafaranga. Iryo ni ikosa uzaba uri gukora, yuko uzaba uri gusuzuguza Imana yaguhaye ibintu kugira ngo ufashe abandi, yaguhaye ibintu ngo kugira ufashe abakene, ariko iyo umaze kubona amafaranga abakene ntabwo bibuka, uravuga ati nje mukire n'ubundi ntacyambaho, isi n'ijuru ndabifite, iyagampaye ntayaganyaka, utazi yuko yaguhaye yuko ariyo yakwaka. Ibyo umukire ntabwo abyibuka, batekereza yuko isi n'ijuru ari we ubiyoboye, avuga yuko ntacyamukanga, nubwo haturuka intare mu ishyamba yazikubitisha amafaranga, akazikubitisha abantu bagafite. Uravuga ngo wikizura biraza, iyo ufite amafaranga ubona inshuti nyinshi, abakire gusa ukirengagiza abakene ukabafata nka gasasiro, utazi yuko Imana yaguhaye yankwaka, babwira ko ukeneye kwamamaza ibintu bijanye no mu nsengero ndetse n'ibindi byose ni ku buntu, ni ukumpamagara kuri zino nimero ufite nk'urusengero cyangwa se ushaka kunyeza kandi gatekerezo, wampamagara kuri iyi nimero 0735359141, ubundi video nk'izi ngizi zikagenda zibagereraho igihe. Kora subscribe nyabuneka, nimba ukunda Imana cyangwa ukunda gusenga, ntugende udakoze subscribe kugira ngo nk'ibi biganiro by'ubwenge ntibigende bigucika. Dukunda Imana kandi nimba ukunda Imana cyangwa se na mugenzi wawe, ni ukuba ukunda Imana cyane. Cawu cawu, nawe ubutaha.